hari igihe twatizanya gikote tugiye kubwiriza, rikaba ari rimwe, uzabwiriza akaba ari uryambara. Twatizanyije, hari ipantaro twagiraga yitwaga ikanzu ya Yesu. Ndabizi neza Edaire guhuza ibyo nkubwiye n'iyi shusho ureba biragoye. Ndabeshya se? Ibyo nkubwiye no guhuza nge biragoye. Wisara rero nawe bizaza. Kora, senga. Rubyiruko rwacu murambabaza vraiment. Ubwo mwakunze iterambere, ngo murimo murirukanka no gutera imbere, ntibizanwa no gusara. Muribaza wa mukobwa waririmbye ya ndirimbo papi akunda, yaturirimbiye ivuga ngo ngende umukristo, warambagijwe n'umwami akanga kurongorwa kuko gusa adahuje nawe kwizera, akaririmba ngo ngende umukristo. Nicyo kintu gihumuriza umutima wawe. Nituramuka tugize abakobwa bahumurizwa umutima nuko ari abakristo, tuzabona Imana ihabwa icyubahiro. Nitugira abasore batari abamacu, abasore batari abamacu, banyuzwe koko na Yesu, iyi si izabona amahoro. Nitugira abagabo, nanjye ndimo, koko Yesu yahinduriye ubuzima. Umukobwa nahangaha yenda dateye neza, simbyanze, uri mwiza, ariko iyo urota ni umuhungu utabaho, muremure kandi mugufi, wateruye ibyuma ukora muri banki, ukarota bameze batyo, wowe ubwawe nta singombwa. Reka mvuge kuri na mwiza, wize ukijijwe, kandi ibyo wabikura, ibyo bivangira mu muntu umwe. Turi mu ijuru, bivangira mu muntu umwe. Aho ndagira ngo mvuge ibintu bitatu umutima wawe wifuza. Icya mbere, Imana iracyakora. Icya kabiri, Imana iracyakiza. Icya gatatu, Imana iracyakora ibitangaza, kandi ibyo biri active ubu. Ntabwo nagira isoni. Sare yarabyaye kuri 90, mu gihe wowe ugifite 45. Hari umwami umwe wenyine watumiye indushyi, umwe wenyine watumiye indushyi, kandi ntiyarobanuriye urushyi. Yatumiye abapfakazi, yatumiye abagumiwe, yatumiye abakojejwe isoni, yatumiye abanyabyaha, yatumiye abiyanze, yatumiye abumva badakwiriye. Yajya kuryama amaze kuvuga ibyo, agafata umusego akawutunganya neza, akavuga ngo ngaho mu ruho ryama, naho ubundi si njyewe. Umuntu ashobora kuryamana umuruho akawubyukana. Umuntu arimbana umuruho akawurimbana, akawusigana makeup, akawusekana, akawutungana iPhone 14. Tubumbure Bibiliya zacu, hanyuma turirimbe indirimbo agace gato twumva ijambo ry'Imana. Turabumbura mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2, igitabo cy'Itangiriro ibice 2, no mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 10. Turasoma ibyanditswe byinshi, ibindi byo ndaza kwibabwira nyuma. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, turi no kwa 3. Ni paragraphe ntoya twasoma. Aho hari urushyi ni mu Itangiriro n'igitabo kibanza. Ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira kuremwa ku munsi wa 7. Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Amen. Fata iryo jambo iringiri, dore umutima w'impamvu dusomye ibi. Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza. Kubera iki? Kuko ari wo Imana duca karongo yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Abaheburayo, rwandikiwe Abaheburayo. Njya nirinda kuvuga uwarwanditse, izo mpaka ntizirarangirana n'ubu, n'abateolojiya ntibarazirangiza n'ubu, kandi koko nta mpamvu. Igikuru nuko tuzi ari igitabo cyiza cy'umugisha, wacyanditse Yesu amuha umugisha. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 10. Uretse ko munyemerere wa 8 sinkuvuga, tuzavuga ejo, ariko duhere kwa 8. Ngenda vuga wa 10 gusa. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Umurongo wa 10, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Amen. Umurongo wa 10, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye, dore aho duca karongo, nk'uko Imana yaruhutse imirimo yayo.
twarasogoye maze tumenya ko ugira neza Yesu twakurebyeho tuhirwa n'umucyo ntituzagira ipfunwe twarasogongeye maze tumenya ko ugira neza Yesu hirya iyo navuye hahoraga amajwi menshi yambwiraga yuko azabura kurimbuka wari kubikora Yesu Dawudi wari kubikora Yesu yageze mu ndahinduka n'ibihamya by'uko ashoboye ntiwari kubishobora Dawudi Yesu Dawudi wari kubikora Yesu Dawudi wari kubikora Yesu wageze mu ndahinduka n'ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora Dawudi Yesu Yesu yageze mu ndahinduka ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora nta wundi ni Yesu uwari kubishobora nta wundi ni Yesu uwari kubishobora nta wundi ni Yesu. Urakoze mwami wacu, urakoze muremyi w'ijuru n'isi Yehova, izina risumba yandi mazina yose, izina rikuru, izina rikuru. Iyo tuvuze Yehova turabizi neza ko dusobanuye wowe utuma ibintu byose bibaho, wowe ukomokwaho n'ibiboneka n'ibitaboneka, isoko y'ubwenge, isoko y'umucyo, isoko y'imbaraga, Imana y'ubwiza, Imana y'ubwiza, Imana ikomeye, Imana irenze uko twayivuga, Imana se umwami wacu Yesu, Imana data, Imana iri hejuru y'amajuru ikwiye kubahwa no gusingizwa. Turi hano munsi y'igisenge cy'iyi nzu, aba bose baraha bataramiye wowe bateze icyo babwira ngo ijambo ryawe rinyure muri twebwe, rinyure muri nge maze rihaze imitima yabo. Utwigishe kugira ngo ikibero kigarukire mu buzima bwacu, utwigishe kugira ngo duhindurirwe gusa na Yesu, utwigishe kugira ngo turusheho kukumenya, uheze imitima yacu gusobanukirwa. Reka inzara yongere amwami Imana yacu, attitude yacu ibi yo kwitega kwigishwa no kwakira biturutse kuri wowe. Twe gutumbira amaso abantu, ahubwo dutumbire wowe gakiza kacu, ukoresha abantu bawe, icyubahiro kigarukira Imana, amahoro umugisha gusa na Yesu. Bibi byacu mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana niyo soko y'uburuhukiro uhereye mu itangiriro. Harwo tuvuga ngo Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura.
hanyuma ukibaza ko hari umuruho Yesu atakuruhura. Burya umuruho ugaba amashami, umuruho ujya ugira imbuto. Hari ubwo umuntu agira umuruho ariko nyamara uwo muruho ufite atari wo muruho. Impamvu wera kuri wowe akaba ari ukuvoma mu mizi nyamizi y'umuruho nyabona. Ugahora urwana n'ibyo ureba nk'imbuto ariko mu by'ukuri atari wo muruho, ahubwo ibyo ureba ni imbuto ishaririye kugira ngo niyo wayica ejo izongera, niyo wayivanaho ejo izongera, keretse ahubwo urimbuye umuruho ukomoka mu mizi, ugaca imizi y'umuruho noneho ukabona kugenda wemye. Amen, amen. Nibyo, reka mbabwire ko nta muntu udafite icyo akennye, ariko ntabwo abantu bose barushye. Yego, abarundi iyo duhuye cyane dukunda abo tubana baramenyereye, bakunda kumbwira kuko nyine dukora imirimo myinshi, ati Pastor Senga urarusha. Noya ndananiwe, ngewe sindushye. Hariho itandukaniro ryo kuruha no kunanirwa. Iyo umuntu ananiwe ajya muri siporo, iyo umuntu ananiwe araryama, ariko iyo umuntu arushye asinzirana umuruho. Iyo umuntu arushye abyukana umuruho. Iyo umuntu arushye arawurota. Iyo umuntu arushye, hari umubyeyi umwe nyuma ya jenoside yabuze abantu bose, yajyaga agasenga, yari yarabuze abantu kandi byarumvikanaga. Noneho rimwe ngo agasoma ishapure akayisoma, yarangiza atatu niyo yayo. Wa mugore we, nubundi tebuku ntabare cyangwa urorere, nubundi we wabuze umwana ubati ngewe nabuze, akabavuga amazina, nabuze Rutayisire, mbura Karisa, mbura Kanaka. Wari wabuze umuhungu umwe, niyo mpamvu tumva babarwanye, nyaruku ntabare cyangwa ureke. Yajya kuryama amaze kuvuga ibyo, agafata umusego akawutunganya neza, akavuga ngo ngaho mu ruho ryama, naho ubundi singiye. Umuntu ashobora kuryamana umuruho akawubyukana. Umuntu arimbana umuruho akawurimbana, akawusigana makeup, akawusekana, akawutungana iPhone 14 kandi afite umuruho. Akawurirana indege, akawugurana imodoka, umuruho. Akawubyarana, akawushyingirana, umuruho. Yesu nubwo ariho kuwa gatatu tuzagana. Mwisi hari abakire babayeho, ndagira mbibibutse, mwisi habaye abakire cyane. Nahoze numva ikiganiro, Elon Musk afite miliyoni 240, ndibuka neza, ni umukire. Uretse ko atari nawe mukire mu by'ukuri, nawe kandi arabizi hari abandi babakire, hari amafamiye y'abakire. Ibyo ni ibizwi, sinjye ubivuze. Abitwa ba Rothschild ni abakire en terme de milliards. Abitwa ba Rockefeller ni abakire bo mu gisekuru, imitungo yabo ntibarirwa mu mafaranga. Abitwa ba hari abakire. Elon Musk ni umupeti, nta mafaranga hari. Hari abantu b'abakire burya. Yego, atese urashaka kutubwira icyo ushaka kuvuga? Nta mukire wabayeho, nta mwami ukomeye wabayeho wigeze witeza indushyi. Nta mwami ubaho n'umwe wigeze witeza iki? Indushyi. Hari uwo muzi mwebwe? N'ikimenyimenyi namwe iyo mukizi muva mu barinzi b'inkike mukajya ahandi hasusurutse. Uzi icyerekana ubukire ubundi, barakubwira ngo uzi ikintu kikubwira umukire? Abatuye ahirengeye, ava mu bantu. Abakire bahorana ubwoba. Nigishije abantu kuba inshuti z'abakire, ujye umwereka ko ibintu byo utabikeneye. Urashaka, hari umuntu wabonye ukeneye kugira inshuti ari umukire, jya umwereka ko ibintu byo utabikeneye, kuko umunsi yanabiketse azahita kubroka. Bahorana ubwoba. Abakire bahorana ubwoba. Nkirangiza amashuri, narize electricité, avuga atruwa, ndangiza amashuri. Noneho mukuru wanjye arangeragereza, mbonera undi muntu wakoraga akazi ka electricité, wakoraga ibirakati, genda bakumenyereza mu musangire. Mva Kimisagara, murabibona kuntaraga, Kimisagara kuntaraga n'amaguru, turaza tuje mu kiraka, turaza hari inzira hano myivuze mwese mwayimenya kuko nyine irazwe. Ni etage ikoramo, niho twari tuje kwestara motori bagombaga gukoresha bacukura muri fondation. Amafaranga bagombaga kutwishyura sinyazi kuko nge nari umuyede, bagombaga kungenera, ntago nari inyazi. Twirirwayo, motori bari bayiguze kwa Rubangura rwose simbeshya, ndavuga machine twagombaga kwestara miliyoni 2.
ni umukire wari wayiguze kugira ngo adakodesha. Arangije basigana, we na Rubangura basigana kutwishyura, twiriwe ubusa, ntabwo twariye, barasigana saa 12 zirangiye. Kandi nkabona boss ntatongana, nkabona boss ntaburana uburenganzira bwe. Nkumva namubwira ariko niba twishyure cyangwa dusige tubicomoye. Akambwira ati ntago ari uko babwira abakire, si uko bavuga. Saa 12 zigeze turongera dukubita igitsi paka Kimisagara. N'ubu ntibaranyishyura. N'ubu kugira mu byumve neza, ubu bayampaye vraiment nahitanyira kuva muri 2000 utanyishyura na n'ubu aracyayandima. Ariko singiye baragenda boss baramwishyuye ntiyambere simbizi. Ariko icyo nzi nyumva neza icyo shaka kuvuga, abayafite nyabuna barayarinda. Ariko aho naga nagasiyo, hari umwami umwe wenyine watumiye indushyi, umwe wenyine watumiye indushyi, kandi ntiyarobanuriye uburushyi. Yatumiye abapfakazi, yatumiye abagumiwe, yatumiye abakojejwe isoni, yatumiye abanyabyaha, yatumiye abiyanze, yatumiye abumva badakwiriye. Uzareba abantu bose hano twaganiraga kare, abantu bose duhora turengana, abantu baramvuze. Ariko mu by'ukuri hari umutima wawe utarya ruswa ukubwira ngo urabizi neza ntukwiriye, ubwaho ukagenda ubizi ngo ngewe, nawe ubwaho ukiyanga. Yatumiye n'abadafite aho bishyira ngo babwire ngo namwe ni muzi. Wowe utikunda, Yesu arakubwiye ngo ngwino njyewe nagukunda. Imana yacu ishimwe. Hari umwami umwe wenyine witeje indushyi, ni Yesu. Hari ubwo tujya twirenganya. Uburushyi buraremera rega, uburushyi buraremera. Na Pastor Hortense njye muragerageza, umuntu agerageza akagira umutima, kubera ko turi abantu ukanyibagirwa bakubwiye, ni umuntu nyine. Ariko hari umwami personnel, umwami wawe wenyine. Yesu ntajya kwibagirwa, nta gukundira muri benshi, nta kureba ko twaje twese. Uburushyi bwawe buri specific, yumva ururimi rw'umutima homora. Hari n'ubwo unanirwa kubona uko ubimubwira, wamugera imbere ukarurira gusa ukamera nk'ahantu. Umwami uzi kurobanura uburushyi kandi akaruhura buri wese. Imana yacu ishimwe. Shobundi hari wampamagaye, ona hari igihe mudutonganya kandi nkabyumva nk'ahari twe twabiteye. Yari yumvise ijambo aranyandikira, nkajya mbona umujinya muri message. Nawe wari wawumva umujinya muri message. Arambwira ngo Yesu uvuga namwizeye kuva kera, none maze imyaka 20 ntabyara, ndarambiwe, ubu bugumba ndaburambiwe. Ndamubwira ariko nibyo pe urababaye, ariko hindura, ntabwo uri ingumba, ahubwo nturabyara. Biratandukanye, ntabwo urabyara gusa, ni ikibazo cy'igihe. Atesubiza ute? Ndabizi kuko Yesu atuma abantu babyara. Ndabizi kuko yavuze ngo umuntu udafite kwemererwa kwiringira n'umwe wenyine. Ndamukubwira, hari umuntu umwe wenyine gusa utemerewe kwiringira. Yanditse mu Mubwiriza ibice 9 umurongo wa 4. Uzi ko avuga ngo ufatanya n'abazima bose abagifite impamvu yo kwiringira, ngo ariko wapfuye we ibyiringiro bye biba bishize. Dore umuntu utemerewe kwiringira yashize mu mwuka. Ubwo uri hano rero ntabwo uri umupfu, nawe uri umukandida kubyiringira. Nawe uri umukandida kuki? Kubyiringira. Hari umurongo ubanza mutajya mwumva icyo uvuze. Yaravuze ngo kuko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima. Ahari ubuzima bwagufyonda bukakwegeranya, ukajya wibona uri isazi, ukajya ubona ntacyo umaze.
ariko n'ibihangange by'ibihangange byapfuye birahacecekerwa. uri umukandida ku byiringiro, uri umukandida ku neza, uri umukandida ku gutabarwa. ntabwo nagira isoni Sara yarabyaye kuri 90 mu gihe wowe ugifite 45. ntabwo nagira iryo pfuno. iyo Mana ya Sara niyo tuvuga, iyo Mana yamuteye kubyara niyo dukora, niyo mpamvu tudatinya kubivuga. ni Imana ikora, ni Imana ikora, ni Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi ari nkibasuhuza muri aho. Reka rero tuganire icyigisho cyacu. Muribuka tugiye kuganira ibintu kandi abasabye kwihangana. Basi nimwumva bibagoye muze kuvuga ati hari ibindi yari yatubwiye mbere nibura. Rero tugiye kuganira amagambo asa, munyemerere funga mukaba vizuri tuganire ku bintu bisa n'ibikomeye buhoro. Imana yacu ishimwe. Ikiruhuko ni kimwe mu bintu Imana yaremye mu minsi 7. Iyo tuvuga ko Imana yaremye, ubundi tugaruka ko Imana yaremye kugera ku wa 6. Oya, Imana yaremye kugera ku munsi wa 7. Ahubwo umunsi wa 7 yaremye ikiruhuko cyayo. Turajyana ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo, murabizi. Ku munsi wa 2 yatandukanije isanzure n'ibindi. Ku munsi wa 3 yaremye ibindi. Ku wa 4 yaremye ibiva. Ku wa 5 yaremye inyamaswa. Ku wa 6 Imana yaremye umuntu. Amen, amen. Imana yaremye umuntu ngo burira buracya. Mbega yaramuremye bigera nimugoroba umuntu araryama. Umunsi wa mbere w'ubuzima umuntu yabayemo yisanze mu kiruhuko, kuko umunsi wa mbere umuntu yisanze ari muzima, avuga agenda, wari ku cyumweru cyangwa se ku munsi wa 7. Uwo munsi wa mbere rero ni umunsi Imana yavuze ngo wari umunsi yinjiyemo ikiruhuko, ngo yari irangije imirimo yayo yose, ngo nuko yinjira mu kiruhuko. Uwitwa Simpson yaranejeje cyane, yaranditse aravuga ngo akazuba ka mbere umuntu yose kari akazuba k'ikiruhuko. Mvuge ngo ikise ibyo kurya bya mbere umuntu yariye byari ikiruhuko. Mbega Imana irema umuntu yamuremeye kugira ngo abeho mu buruhukiro bw'iteka ryose. Burya gukora si umuruho, turabyemeranya, ahubwo gukora ni umugisha. Kuko Imana yaremye umuntu umuhereza mandate, iramubwira ngo ukorere iyi ngobyi uyitegeke, ibyaremwe ubyita amazina. Mu by'ukuri ibyo nibyo bihesha umuntu agaciro, nibyo bituma umuntu yumva ariho. Ntabwo umurimo ari umuruho, ahubwo umurimo ni umugisha. Turabyemeranya twese. Ariko umurimo umuntu yakoraga icyo gihe ntabwo wabaga wuzuyemo umuruho. Hari umurimo umuntu akora akawuruhukiramo. Ni nk'uko nguko byari bimeze. Umunsi wa mbere umuntu yawubayeho mu kiruhuko, kandi icyo kiruhuko cyari ikiruhuko yafatanije n'Imana, cyari ikiruhuko cy'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Niko biri tubwira ngo nuko Imana irangije imirimo yayo yose, ngo yinjira mu buruhukiro bwayo bwose. Iyo niyo sabato ya mbere yabayeho ku isi. Ubundi mu Kinyarwanda isabato egari bisobanuye ngo ikiruhuko. Nimvuga isabato umenye ko mvuze ikiruhuko, yego. Kandi nimvuga ikiruhuko mvuye ko mvuze iki? Isabato. Hari ubwo tubivuze kubera ko turi abanyedini, haturi umuntu arimo atwigisha ibintu by'abadive. Oya, isabato ikiruhuko ni ibyacu twese. Imana yacu ishimwe. Imana rero niyo ya mbere yaremye isabato, yaremye ikiruhuko cyayo. Kandi Bibiliya tubwiye, niko twasomye mu Baheburayo ibice 10 ibice 2 umurongo wa 10, ngo ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose. Aho ni mu bice 2 mu itangiriro. Ibice 10 akavuga ngo kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse imirimo yayo. Hari ibyanditswe byinshi bitwereka ko Imana yinjiye mu buruhuko, yarangije imirimo yayo yose. Ikibazo rero gita kiza niki? Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu Imana ntigikora. Imana yararuhutse, Imana iri muri konje. Ikibazo cyanjye gifite ishingiro. Bibiliya tubwira ngo yarangije imirimo yayo yose. Yego, imirimo y'Imana yararangiye. Ndabeshya si Bibiliya bivuze? Yarangije imirimo yose yakoze, yarangije imirimo yose. Ahubwo yo ngo yibereye mu kiruhuko cy'iteka ryose. None si Imana ntikora? Iyo nyibwiye ngo tabara, imba nyibwiye ngo ikore kandi iri mu kiruhuko? Cyangwa hari umuntu yibereye ku mwanya? Hari umuntu yayisigariyeho yo ijya muri konje? Icyo kibazo cyanjye gifite ishingiro.
bitera confusion rimwe na rimwe iyo umuntu adasobanukiwe neza icyo Bibiliya yavugaga, context yabyo. Bibiliya itubwira, reka munyemere soma ibyanditswe bitatu bihakana ibyo mvuze, bihakana ibyo ngibyo mvuze. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 umurongo wa 17, aravuga ngo data akora kugeza na n'ubu nanjye ndakora. Uwo murongo tuzawugarukaho wumbikire. Nagira mbabwire, muri Bibiliya hari amagambo yitwa na bugingo n'ubu menshi. Yego, ngo nuko umwami Asa ngo yica ingabo ngo arunda ibirundo ngo kiracyariho na bugingo n'ubu. Murabizi neza baravuga ngo maze umukaroti ngo ahinduka inkingi y'umunyu, ngo iyo nkingi y'umunyu iracyari na bugingo n'ubu. Abagiye mu Israeli nagira mbabwire ko itariho, iyo nkingi ntayihari, yararangiye. Muri Bibiliya hari za na bugingo n'ubu. Izo na bugingo n'ubu ni na bugingo n'ubu mwanditsi yandika, ntabwo ari na bugingo n'ubu twebwe turimo. Harimo na bugingo n'ubu imwe gusa ihoraho, niyo tuyavuze, ivuga ngo data akora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Nagira mbabwire iyo izahora, icyo gihe na n'ubu na nyuma kizahora, n'abazaza nibayisoma bazasanga ikiri valable. Ndashima yuko ikonjize muri present continuous. Ni na bugingo n'ubu imwe muri Bibiliya ikiriho, izindi zo ni na bugingo n'ubwo. Uranyumva neza? Bwari na bugingo n'ubwo bandika, uretse iyi ngiyi yonyine. Iya kabiri munyemerere nongere mbaho ibyanditswe bindi bitwereka ko data akora na bugingo n'ubu. Dore ukuboko kw'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukora, nta nubwo ugutwi ko ananirwe gukiza, n'ugutwi ko ni kwapfuye ngo ananirwe kumva. Yesaya 59 umurongo wa kangahe? Wa mbere. Kandi byose barabishyira muri présent, barabivuga actuel ubu, bakavuga ngo dore ukuboko kw'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza ubu. Nukuvuga ngo data aracyagira gute? Aracyakora. Reka some cyanditswe cya nyuma kuko hari byinshi ibihumbi. Zaburi 136 umurongo wa 4 haravuga ngo nimushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihora witeka ryose. Umurongo wa 4 rero, nimushime ikora, biri actuel, nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihora witeka ryose. Aya magambo yose mvuze iyo bageze ku gukora kw'Imana ntabwo ari ibintu by'imitagihe, ahubwo barabyaktiwariza. Imana iracyakora. None rero ikibazo cyanjye ni iki? Ndagira nkumenyeshe unyumve neza, Imana iracyakora. Mvuze ibintu bitatu. Icya mbere ni ijambo, ntabwo nabitoranije gusa kugira ngo ahubwo ndagira ngo mvuge ibintu bitatu umutima wawe wifuza. Icya mbere, Imana iracyakora. Icya kabiri, Imana iracyakiza. Icya gatatu, Imana iracyakora ibitangaza, kandi ibyo biri actuel ubu. Amen, amen. Ariko nimwibagirwe, none si Imana yaruhutse iyihe mirimo yayo? Niba Bibiliya itubwira ngo Imana yagiye mu kiruhuko, kandi icyo kiruhuko ni icy'iteka, none Imana yaruhutse iki? Kandi nanone icyo ikora ni iki? Ibyo ntibifite ishingiro. Data aracyakora, akora iki? Hanyuma yaruhutse iki? Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Munyemerere dusubire mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Munyemerere, bya bintu bigoye rero biraje, ndabasabye mwabyumvise. Bya bintu bigoye bigiye kuza bukeya, ariko ndasaba Imana ngo ntibitinde. Aha, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa kabiri, isi yari itagira ishusho, yari ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari idafite ishusho. Ibi ntabwo byumvikana neza. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, hanyuma isi ntigira ishusho. Mbega Imana yaremye isi itagira ishusho? Ntabwo ari byo. Komeza unyandikire ndagusomera ngewe. Yesaya 45 umurongo wa 18 haranditse ngo Imana ntiyaremye isi itagira ishusho.
ntabwo ari ngewe ndavuga Yesaya, ijambo ry'Imana. Yesaya 45 umurongo wa 18 haranditse ngo, reka ngusomere ngo, kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari yaremye isi akayibumba akayikomeza, ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo. None se ni ryari isi yataye ishusho? Ni ryari isi yaretse kugira ishusho? Abahanga muri theology nka mama Pasteur Hortense babizi neza. Hari ikintu muri theology bita icyo bita gap theory. Gap theory ni teori y'abatheologien ivuga ngo hari hagati y'umurongo wa kabiri w'itangiriro n'umurongo wa mbere w'itangiriro n'umurongo wa kabiri w'itangiriro harimo ikintu cyitwa gap theory. Mbega mu yandi magambo harimo gap, harimo ikintu tumisinga, harimo ikintu tubura. Muri izo theory rero hari icyo bita, uretse ko ngiye mbyemera noneho ibyo nizera, iyo urebye neza ku murongo wa mbere batwereka neza yuko isi ifite iby'Imana yaremye mbere na mbere bavuga ntabwo ari mbere y'ibyo y'umurongo wa kabiri, mbega ni mbere y'umurongo wa kabiri, kuko umurongo wa kabiri utwereka isi none itangiye kurema, utwereka isi Imana irimo yikoraho umurimo, itwereka Imana isubiza ibintu ku murongo. Ariko mbere y'ibyo ngibyo hariho mbere isi, hariho n'ijuru. Niko biri yatubwira, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma ku murongo wa kabiri tubona isi itagira ishusho, tubona isi yuzuye umwijima, umwuka w'Imana ahora acungacunga agenda hejuru y'umwijima. None isi yataye ishusho ryari? Isi yataye ishusho ryari? Ntabwo ari honyine habivuga. Yeremiya 4:23 somera nanone hasubiza havuga uko nguko ngo Imana yitegereje isi iri mu ijuru, ngo ibona yuko isi itagira ishusho, ngo ibona kandi n'ijuru ritagira ishusho. Amen. Ibyo byabaye ryari? Ko wagira ngo yabyitegereza nkaho na yari indorerezi. Turi kujyana. Nibavuze ngo Imana yarebye isi, ngo urebe isi itagira ishusho, yabirebye yiri hehe? Wagira ngo yari Imana iwatchinga, irimo irareba nk'indorerezi. Icyo shaka kuvuga rero ni ukugira ngo tugaruke kuri wa murongo wa mbere n'uwa kabiri ya gap theory. Ese habaye iki? Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Abize nkuko nabivuga theology, hari icyo bita periode luciferienne cyangwa igihe cya Luciferi, ubwo Satani yirukanwaga mu ijuru. Bibiliya iri kwivuga mu Byahishuwe 12 umurongo wa 12 ngo Imana nivuga ngo, wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, afite umujinya mwinshi. Yesaya yabisubiyemo ngo, wasiwe ugushije ishyano. Kubera iki? Satani amanuka yaraje adetruiza buri kimwe cyose Imana yaremye. Hari conflict iba hagati y'abantu bizera Imana bemera Bibiliya n'abascientifique. Science iragenda ikatubwira ngo turabizi neza isi maze miliyari 4 kandi turabipruva scientifiquement. Iyo dukoreshe carbone 14 dushobora kumenya iki kintu cyabayeho igihe iki n'iki. Dushobora gutora crane, ndavuga urwasa crane n'urwasaya crane cyangwa mwabyumvise, nibyo ngibyo navugaga. Gutora umutwe, igikanka cy'umutwe bakagipima bakavuga ngo uyu yabayeho mu myaka 200,000 ishize. Hanyuma abantu kavuga ngo ari ku isi yo ishobora kuba maze 6,000 cyangwa se 30,000, je ne sais pas. Icyo shaka kuvuga ntabwo mu by'ukuri science rimwe na rimwe ari uko ihakanya na Bibiliya, oya, ahubwo nuko ari ibintu bizabayeho mbere y'igihe cyacu. Igihe cyacu mvuga ni iki? Cyo kongera kurema yo Mose yavuze, nihabeho ijuru, nihabeho isi, nihabeho inyamaswa, nimureke tureme iki ngiki. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo gihe rero abahanga utabyemeye ntacyo bitwaye, bavuga ko muri iyo si ya mbere ariho habagamo inyamaswa zitwa dinosaure. Izi nyamaswa dinosaure zarimbutse, bavuga ngo zabayeho peut-être muri iyo si iya mbere. Satani amanuka rero ngo yamanukanye umujinya mwinshi, adetruiza buri kimwe. Iyo bavuga ngo isi witekereza ko ari isi comme terre, no, bavuga universal, ni isi muri rusange. Inyenyeri, izuba, ikirere byari complètement chaos, ibintu byose bizari byarapfuye.
Imana rero iza kuvuga ngo ije gukora, ije kurema, ku murongo wa kabiri yarije. Haleluya haleluya. Humura, bya bintu bigoye bigiye kurangira, byarangiye. Icyo Imana yari ikoze si ikindi, yarije. Unyumve neza, muri Bibiliya iyo bavuze ijambo umurimo w'Imana, umurimo w'Imana, ndabigupuruvaho, umurimo w'Imana iteka biba bivuga ngo ije gukuraho imirimo ya Satani. Muranyumvise? Yohana 3:8 ngo iki ni cyo umwana w'Imana yerekanye, ni ukumaraho imirimo ya Satani. Yesu yagiye avuga mu mvugo y'umwuka akavuga ngo n'igihe, Yohana 9, ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yohana 9 uhereye ku murongo wa mbere, ngo amaze gukiza yampumye aravuga ngo birankwiriye gukora umurimo w'uwantumye hari kiri ku manywa bugiye kwira. Ese kwira yavugaga n'ukuhe? Ibyo nabyo biragoye ntabibajyanamo. Iyo Bibiliya ivuze kwira ni igihe kitari cyo gukora kw'Imana. Iyo bavuze amanywa ni igihe cyo gukora kw'Imana. Niyo mpamvu cyagiye dusoma ngo ku munsi wa mbere yaremye ibi, umunsi bavuga ni igihe Imana iri gukoreramo. Iyo bavuze ngo burira ni igihe Imana itari gukoreramo. Turi kujyana? Sinababwiye se ngo muze kunyihanganira, biragoyemo. Imana yacishe, Imana ishimwe ko bitagoye. Yesu ashimwe cyane. Aho rero ushaka kugana ni hehe? Ni kuri iyi mirimo y'Imana. Ku munsi wa mbere ikintu cya mbere Imana yakoze ngo yaremye umucyo, isi yongera kugira umucyo. Ku munsi wa kabiri yongera kurema bya bintu Satani yangije, irakomeza ngo imaze kwirukana, imaze gutunganya, imaze kurestora, imaze gusubiza mu buryo, imaze kugarura ibyo Satani yangije mu mujinya mwinshi. Irangije iravuga ngo imirimo yanjye irarangiye. Imirimo bivuga Imana yarangije imirimo. Ikiruhuko Imana yagize ni ikiruhuko cyo kurema. Imana ni ikirema, yararangije, ahubwo ibyo yaremye yabishizemo ubushobozi bwo gukomeza kubaho. Niyo mpamvu umuntu abyara undi. Niyo mpamvu hari abakristo batiye bemera evolution ibaho. None se ntabwo mubizi ko ikinyabwoya kijya kivamo ikinyugunyugu? Yego, isi ishobora kujya habaho icyo bita ama kwanga kuvuga siyanse cyane, rega birabiha. Urabona isi ishobora kwivumbagatanya ikabizara amabuye atabagaho. Isi irivumbagatanya ikarema imisozi itarabagaho. Ishobora kurema, sinzi ariko ngiye sindabibona. Ukabuza ahantu hari umusozi wahagera ugasanga umusozi warahavuye. Ukabuza ahantu habaga uruzi wahagera ugasanga uruzi n'urukihari. Namwe murabizi. Rero ibyo nibyo bita yuko isi ubwayo ishobora kugira ubushobozi bwo kugira ibyikora. Abahanga na Bibiliya ntibihakana yuko isi isanzure ri muri dilatation, isanzure rikomeza kwiyongera n'ubundi rirakura, na Bibiliya yarabivuze ntibihakana. Icyo nkubwira rero ni iki, nuko Imana ibijyanye no kurema, umurimo wo kurema yarawurangije, uruzuye neza. Yinjiye mu buruhukiro bwayo, aho ivuga ngo imirimo yanjye Satani yari yarangije, ngewe Uwiteka naragarutse, nongera gukora imirimo yanjye, nongera gusubiza mu buryo, nongera kuzana umucyo, nongera subiza ordre, ndeminyenyeri, ndemisi nyisubiza mu mwanya wayo. Abahanga baravuga ngo ukurikije aho isi iri n'ijuru, nicyo kintu kimwe cya kibatera kwicara bakavuga ngo nyamara Imana ishobora kubiriho. Iyo barebye ordre mu bizaremwe ngo basanga nta kosa na rimwe ribirimo. Burya babandimwe, hari igihe ubwenge burarutana, hari ubwenge bwinshi burya bugoye ubwacu, namwe murabizi. Hari ubwenge bwinshi ugeraho ukajya bwumva bwati ubwanjye ni buke, ukarekera aho ngaho. Abahanga bajya bapima kuvuga ngo ukurikije aho isi iri, ngo yibeshye ikideplasaho santimetero, apana metero, santimetero, abantu ntibakomeza kubaho. Ubuzima ku isi ntibwakomeza kubaho. Ibi ni ibintu biri prouvé scientifique. Barimo baragerageza kuri Mars n'ahandi, ariko iyo barebye baravuga ngo iyo turebanye ubuhanga buri mu isanzure, tukareba buri kimwe cyose aho kiri place, dusanga ibi bintu bitarikoze, ahubwo byakozwe n'umuhanga w'umuhanga uzi gukora za precision ku buryo nta kwibeshya kurimo. Icya kabiri,
ubwabo nyuma bamaze gukora za teori za Big Bang y'uko isi yaba yaraturitse n'ibindi, ngo baje kumenya kwisanzura, ngo baje kumenya ko iyi si turimo ifite itangiriro, ngo bifite aho bizahereye. Ngo iyo babirebye baravuga ngo birashoboka yuko ibi bintu byakozwe n'umurimo. Imana yacishimwe. Imana yongera kuvuga ibijyanye n'umurimo, ije kuzinga isi, ije kuzinga isanzure, nibwo Imana yongera kuvuga gukora. Ariko kubijyanye no kurema, kubijyanye no kubeshaho ibintu, umurimo w'Imana wararangiye. Ibi mbivuze kuko nzi benshi bagiye bangisha impaka, bakavuga ngo no, Imana ngo ariko Imana mbwa ngo ikore. Imana ntikora, Imana iri mu kiruhuko. Imana yararuhutse. Yaruhutse uwuhe murimo? Yaruhutse umurimo w'uburemyi, yararangije uwo murimo. Ariko ntabwo byumvikana neza keretse wumvise icyo yakoraga, ni ukurwanya, ni ugusubiza mu buryo imirimo Satani yari yarangije. Iteka Imana ivuze ngo ije gukora iteka, kuko Imana ni umurimo. Imana ivuga umurimo wayo iyije guhindura, kuburizamo, kwirukana, gutunganya, gusanasa ibyo Satani aba yarangije. Icyo gihe nibwo Imana ivuga ngo ndiho ndakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Albert Einstein muri Loi de la Relativité, abagiye basoma cyane cyane yuko Albert Einstein muramuzi? Yego, umuhanga muri fizike, yahimbye ibintu bikomeye. Abahanga baravuga ngo no mu Rwanda hano hirya hano kuri Sonatube hari ikigo bashizeho cya Albert Einstein. Isi ho riririmba ngo uzongere utugarurire Albert Einstein. Yari umuntu yagiriwe umugisha, agira ubwenge bwinshi, ariko hari ikintu yavuze kimwe nifuza kwifashisha, ariko mvuga icy'Imana. Amaze guhimbira iyo loi ya relativité, yaravuze ngo umuntu ashoboye kugendera ku muvuduko w'urumuri. Mbibutse ko urumuri rufite umuvuduko wa kilometero 300 mu isegonda. Aravuga ngo umuntu abashije kugendera ku muvuduko w'urumuri, ngo yabona ibintu byose bihagaze hamwe. Aravuga ngo abashije kugendera ku muvuduko urenze w'urumuri, ngo yasubira inyuma mu mateka akamenya ibyabaye. Wanyumvise? Iyo ni siyansi. Ariko mpita nibuka uko Bibiliya ivuga. We yavuze siyansi. Yesu nibuka avuga ngo ninjye mucyo w'isi. Iyo Zaburi 119:130 yaravuze ngo guhishurirwa amagambo yawe, ngo kuzana umucyo, ngo kwarangiza ngo kugahabazwa ubwenge. Uwitwa Mose yaramurikiwe, amurikirwa n'umucyo w'ukuri, atari wa wundi wa Albert Einstein. Amurikirwa n'umucyo w'Imana, maze asubira inyuma mu bihe, amenya uko isi yabayeho. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira uko isi yabayeho. Muranyumvise inshuti zanjye? Kubabwira Albert Einstein icyo yaringamije, no, yivugiye ubwenge nibyo, ariko twebwe muri Bibiliya tumenye ibizabayeho imyaka 1000 ishize. Niyo mpamvu tubizi, tuzi uko isi yaremwe tutari duhari. Kuki twagendeye ku muvuduko muri utari Albert Einstein, maze inyuma atubwira uko ibintu bizabayeho. Amen. Umva mbese Bibiliya ivuga iki? Ibyo byabayeho byasenywe na Satani. Imana yaremye isi nziza, isi itunganye, Satani amanutse arayidetruiza. Imana ivuze ngo nje gukora, ibishe gusubiza mu buryo, ibishe gusubiza mu mwanya, ibishe gutunganya ibyo Satani yagize gute yangije. Amen. Iyi niyo sabato ya mbere, ngo Imana imaze gutunganya byose, umuntu yisanga muri icyo kiruhuko. Hari umwanditsi wavuze neza ngo mbere y'uko Imana irema umuntu, ubundi mbere y'uko Imana wikurema, nubwo utabizi, yabanje gutunganya ibyo uzabaho, uburyo uzabaho. Ubwo rero tuvuga ati ceceka ntabyo uzi, uvuye mu Bufaransa, ceceka. Uzi impamvu iby'agaciro wowe ubona ni ibito? Yabanje gutunganya atmosphere, uburyo uzahumeka. Yabanje gutunganya uwaguhumura amaso. Nkunda abahanga uko bavuga,
baravuga ngo abantu bize siyansi bakunda kubonera, kandi Bibiliya ni kwivuga ngo tuyimenyere mu byo yaremye. Dawidi yaravuze mu 18 ngo Mana iyo nitegereje umurimo w'intoki zawe, ngo nkareba ibyo waremye, ngo nta kindi kintu nita nibaza, mpita mvuga ngo umwana w'umuntu ni iki, kuki njye unyibuka, kuki? Burya impamvu utabibonye, uwaguha amaso ngo uhumure amaso urebe, wavuga ati njyewe ndinde kunyitaho, ndinde kunkorera, ndinde kunyumva, ndinde. Amen, amen. Abahanga baravuga ngo ubundi hari ibintu bita infiniment petit, infiniment grand. Mbega ibintu bitarangira bito bitaboneka, n'ibintu bitarangira binini nabyo udashobora kumenya uko bingana. Muri infiniment petit, muri twa tuntu duto, nagira ngo umenyeshe aha twicaye, hari ibinyabuzima miliyari na miliyari bifite ubushobozi bwo kudutera indwara zidakira. Urugero ni coronavirus. Kiroroshye ariko ugira ngo coronavirus iragaragara se? Niyo mpamvu nyine twe twavuga kuri barakabya gukaraba buri kanya. N'ishyano ririmbura rigendera mu mwijima kugira ngo uribone urirebesha amaso. Rega Bibiliya ni kwivuga Zaburi ya 91 ngo iturinda mu gigi igendera mu mwijima, idukingira ibisago byamugiga igendera mu mwijima. Bavandi Imana yaremye hano mureba hatagaragara hataboneka, harimo mu mubiri wawe ngo ukeneye za mikorobe kugira ngo ubeho. Ibaze nawe izo nyagwa kandi zo zidutera indwara, ikaba yarazipimye neza izigushyiriyemo kuko isi yanduye, kugira ngo bya bindi bituzenguruka nibikugera mu umubiri wawe uhangane nabyo ubashe kubaho. Bavandimwe witegereje neza, birenze amavuta, birenze parfait, birenze inzu, birenze ibyo. Haleluya! Umwuka wo guhumeka ubwawo, uburyo tubaho, uburyo Imana yacu ishimwe. Iburayi bafite amafaranga nibyo, ariko bafite simbi barakagira Imana. Papi ntiwabibonye? Ujyayo hano mu Rwanda izuba rirakareka gutwika, umuyaga waza ukumva uraruhutse. Hari aho izuba riragutwika, umuyaga waza ukagira ngo bakujugunye muri Gehinomu. Imbeho yaza hakaba harashyushye ubwaho, ariko umuyaga waza barakubwira ngo hanze harakonje ku kigero cya -4, ariko umwuka ukugeraho ho ni -7. Urumva wowe ibyo wumva biraba bikubye birenzeho. Twebwe rero dufite isi nziza, nabo byese Imana irabarenze. Imana ishimwe cyane, kandi yabahaye ubwenge bwo kumenya uko babaho muri iyo si. Ibyo bwabyo ntabwo dushobora kwibuka kubishima. Burya ntabwo uzigera umenya agaciro k'amenyo keretse umunsi warirwaye. Amenyo rimwe ryonyine rishobora kukwibagiza ko ufite miliyoni kuri konte, ukajya wumva nta kintu bimaze. Ibyo mvuga ndabeshya? Ukajya wibagirwa, ukajya ati uzi ko ngiye hari igihe mbabara nkaba ngo yababyari biraha, ukagira ngo hano ho si cyo kimwe. Wababaye ku buryo avuga ati uko kuboko muri ari ukunyantege nke, iyo biza kuba biri kuri uku nguku. Ukarwara akagatoki ukavuga ati iyo biza kuba kuri urumbunya mbona rwihangana. Ntabwo ushobora kumva iby'Imana yakoze. Munyemere nabagoye, nabasabye imbabazi, ejo muzanyumva. Uburuhukiro bw'Imana yare mbere y'ibindi byose, yirukanye Satani mu buzima, mu byo yaremye. Ahangaha irongera iratunganya ngo umwana w'umuntu abone uko aba. Bavandimwe, yewe sinafatanije n'Imana kureba, ariko iyo ndebye mu ijambo nkareba muri Bibiliya, mbona birimo imbabazi z'akaburarugero n'ubuntu bw'akaburarugero kuba njyewe nawe dushobora kubaho mu isi y'icyaha. Kuko iyo bitaba ibyo ngibyo, Satani amanuka yaraje detruiza, arimbura buri kimwe cyose Imana yaremye. Ejo bundi nahuye n'umugabo w'umuzungu, arambwira ati ngo tuganira, ambwira ati ngiye ntabwo narongora. Nkese kubera iki? Ko ndi bamwebwe nta nibyo muba mubuzi. Mwebwe ubuzima bwanyu kubera iki se? Hatoya ati kuzana umwana muri iyi si n'ukumuhemukira. Hati n'ukumuhemukira kandi ntabyo mubuzi. Uratinya se ko ataziga? Uratinya ko utinyishwa n'iki? Ati cyo riti ngenda kikubwira. Ati iyi si nta cyizere itanga. Ati iyi si ejo bundi Putin ashobora kuzatera bombe nucléaire. Ati natanayitera bombe nucléaire izivumbura ibirungo bwabyo bizatumara. Ubwo arimo arasobanurira. Ati si nibyo byonyine, ati nta makuru ya Apophysi uzi narayumvise. Ati Apophysi ishobora kuzagongiza.
ati kandi yo iri très dangereux kuruta bombe nucléaire yande ya Putin. Ndamureba ngewe habe n'akantu kubera iki ndabizi neza ko iyi si ishinze ku nkingi z'ijambo ry'Imana. Ndabizi neza iyi si ishinze ku nkingi z'ijambo ry'Imana. Abanyabwoba birimo dutera ubwoba baravuga ngo apofisi ngo niramukira tugonze ngo ukurikije umuvuduko nahiri ngo mwengo ni muri 2036 kandi ngo bayivumbuye muri ryari muri 2004 bayihereza imyaka ngo basizaza muri 2036 kandi ngo amahirwe yayo ngo ni 0.0 ku gihumbi babuze kurya. Rero twebwe turabizi neza iyi si ishinze ku ijambo ry'Imana. Putine natera insenya navuga ibyo avuga narwane narorere Imana itaravuga ngo fine nibirigire isi ishinze ku ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Nibwo nabonye ko ari abanyabwoba bari abagabo bafite ubwoba. Putin aratumaze bombe nucléaire tsotipilefu nashaka befu nashaka rorere. Twebwe abera ntabwo dutegereje antikristo, ntabwo dutegereje intambara y'isi ya gatatu, dutegereje Yesu. Twebwe dutegereje Yesu, dutegereje Yesu. Hari uburyo bworoshye bwo kumenya ibizaba. Ubundi nababwiye abantu ko uravumbuye ikintu kandi ni ukuri mushatse mwanyishyura nkakibabwira. Uzi icyo ari cyo? Ni igihe mwese muzapfira. Narabivumbuye mwese nzi igihe muzapfira hano. Hari ushaka ko mbimubwira muri 2000 mwese muzaba mwarapfuye. Nihagira ubihakana hano mu mwaka wa 2100 mwese hano muzaba muri amateka. Bibiliya yaravuze ngo imyaka yanyu izaba 70 n'ikabyo 80 hanyuma havemo umwe nka mpyisi ibijana. Hari undi se? Nukuvuga iki? Turabizi neza isi. Hari uburyo uvuga ngo ariko Mana ngo yaba namenyaga umunsi nzapfira. Dawidi yarasenze aravuga ngo ndakwingiza ngo ujye umenyesha iminsi yanjye uyinyibutse ngo ari kunyibutse cyane yuko ngewe ndi igikenya. Niyo nakwica 70 nigera uzasanga utandariho hasigaye amenya 3 y'imbere gusa. Ujya guhamagara senga tujye kurya kandi ngo nambaye amapareye. Tuzapfa, ngewe ndabizi tuzapfa, ariko twebwe abizera ntidutegereje urupfu, ntidutegereje ikindi, dutegereje Masiya, dutegereje Yesu. Iyi si ntaho izajya. Ntabwo tubirebera muri politike za Putin, ntabwo tubirebera muri politike z'abanyamerika. Si nibyo Imana ivuga, nibyo Imana yagennye kera, yavuze mbere yuko bubabaho, ivuga igihe bizarangirira. Satani yari yarayisenye, unyumve neza, arayisenya arayidetruiza. Imana igaruka kongera kuyirema, iravuga ngo nihongere habeho. Ivuze ngo nihabeho, ni no ivuze ngo ndabeho. Ivuze gusuba yakubwiye ngo iyo ivuze ngo kwezi kube, niyo ivuze ngo. Ezekiel 16 hari inkuru yashimishije cyane ngo Imana ngo yaraje, ni inkuru isa n'umugani ngo inyura ku mugabo ngo yari n'umwana ngo yarabyawe atabwaho, ngo mwese na nyina ntibari bahuje ubwoko ngo atabwaho ngaho, ngo maze gutabwaho ngo habuze gato ngo apfi. Ibyiringiro byari ibaza nawe agahinja babyaye ngo ntibagapfuka n'utwenda tw'uruhinja, ngo ntibanagashariye umukungu, ngo gasanga habuze gato ngo gapfi. Ngo Imana iravuga ngo ariko ngewe nkunyuze ndavuga ngo baho, urongera ubaho. Iyo yavuze ngo baho rero izuba rikabaho, iyo yavuze ngo baho ukwezi kukabaho, iyo yavuze ngo baho iyi si ikabaho. Ni nayo izavuga, ni nayo ivuga ngo baho nawe uzabaho. Amen. Uburuhukiro Imana yageneye abayikunda. Iyo Mana mvuga yararuhutse, irabizi ku iyisi ntaho yenda kujya, yarayiremye, ni nayo izayizinga mu rupapuro. Igihe cyayo kigeze. Yesu itegereje iki? Ntibishoboka. Subiremo, ntibishoboka. Ndabyizera, ndabihamya, ni ku ijambo rivuga ntibishoboka. Abera, ngewe nawe, itorero, umugeni wa Kristo tukirahangaha.
irayirinze. Misiyo yacu itararangira, kubwiriza abanyabyaha. Nkunda abantu baba muri misiyoloji. Baravuga ngo ni twebwe twenyine twakwihutisha umunsi wo kuza ku mwami. Ndabikunda. Nkunda iyo saying yabo. Ngo ese ukumbuye Yesu kwaza, atihutisha impamvu atazi. Uzi ariyo ngo nukuvuga ubutumwa bwiza. No kugira ngo hatagira urimbuka. Amen. Yesu azaza. Twebwe nakunze umuvandimwe uko arimo arigisha avuga ngo bava abakristo bafite ubwoba. Urabona corona iraza tugahita tubona 666. Siko bimeze? Corona yaza ati mwitonde ikimenyetso cy'inyamaswa. Kintangaza n'uburyo n'abantu tubisimbiramo. Mumbwire bwabo hanuzi twumvaga kuri za YouTube ko corona yari yateye. Harwo muherutse mwebwe? Murabuherutsera? Ubu ngubu twasimbiye ku bya Putin. Reka nabyo birangire muze murebe. Ntagaruko tubayeho. Corona ntabwo dutege kandi abantu bose mwitonde antikristo araje 666. Ntabwo abakristo bategereje antikristo. Abakristo bategereje Kristo. Ntabwo twe dutegereje antikristo, tumushaka iki ariko? Antikristo tumushaka iki? Kandi uwo dutinya nuwo, nyamara Bibiliya avuga ngo mayoberane ye nuwo yatangiye gukora. Antikristo yatangiye mu gihe Yohana yandikaga avuga ngo umwuka wa antikristo nuwo uriho. Antikristo tumutegereje nk'umugabo muremure w'ubwanwa, turamutinya, nyamara umwuka we bamwe utugendagenda. Reka nkubwire ukomeye muri iyo Bibiliya avuga ngo dore ikiranga umwuka wa antikristo, ngo ni umuntu wese uza kubigisha gukunda iby'isi. Hakari njye bivuze ni Bibiliya bice bine ngo dore umwuka wa antikristo, umuntu wese ubuzuza isi mu mutima, uwo ni umwuka wa antikristo. Turamutinya, dutegereje umugabo w'ubwami ufite ubutware w'amahembe, inyamara tugendana umwuka we muri twe. Mfite byinshi byo kubivugaho ibyo we. Dore icyo nicyo cyo gutinywa ahubwo. Dore icyo gutinywa nicyo. Ni amatwa turya adashaka kumva iby'ubwami, ahubwo dukeneye kumva ibinezeza imitima yacu. Dukeneye ibyo. Dore umwuka wa antikristo ukwiye gutinya. Dore umwuka wa antikristo nuwo Paulo yandikiye Timoteyo ngo muri iyo minsi imperuka abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, batukana, bagambana, ngo bafite ishusho yo kwera, inyamara bahakana imbaraga zako. Abo ngabo yaravuze ngo niyo antikristo yaza ntibazabimenya. Umwuka wa antikristo niwo mubi kuruta ubwe. Niyo mpamvu wagira ngo ni utegereje. Ntidutegereje antikristo, dutegereje Yesu, dutegereje Kristo, dutegereje uwadusezeranije ngo nzagaruka, sinzabatererana, nzaza mbajya. Haleluya. Dore ijambo ririmo rirafasha cyane kandi naryo ndihera mu itangiriro ryumvise mpereye mu mizi nibwo mfashwa. Ni ijambo Paulo yandikiye Timoteyo, aravuga ngo Timoteyo we, dore urufatiro rw'Imana yanjye ruracyahagaze, na bugingo n'ubu ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka asabe. Kandi uvuga ijambo ry'Imana, uvuga kwazima nave mu bidatunganye, ubwo ariboneza, ikimugaragaza ariboneza. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditswe ngo Uwiteka azabe, azi papi, azi senga, azi ortase, azi anje, azi peace, azi haleluya. Urwo rufatiro urwo ari rwose uzi urwo ari rwo. Muracecetse ati tutaza kwibeshya, kandi ndabona musa nk'abambwira ati tutareka guhuza. Oya muraruzi Bibiliya tuyese ngo harundi rufatiro rwashizwe uretse Kristo Yesu. Harundi rufatiro ruri hose, nta simaji. Niko Paulo yavuze ngo nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru, ngo umwe wese yubakaho. Nta rundi rwashizwe uretse Kristo Yesu. Ubwo ataraza rero twebwe turabizi, duhagaze kuri urwo rufatiro, turamutegereje azabe ngo bigende gute? Kuko umunsi umwe impanda y'Imana izavuga n'ijwi rya marayika ukomeye, maze abapfiriye muri we bazuke, natwe abazaba bakiriho duhindurwe. Reka mvuge nka Paulo, wasanga azaza naragiye, ariko ntacyo, niba nzaba nkiriho nanjye nzahindurwa, niba nzaba narapfuye azanzura. Impanda ya mbere nijye uzayumva, kandi nabubatse kuri we, nabubatse kuri urwo rufatiro rutanyeganyega, ari rwo Kristo Yesu, ari rwo Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane.
ubatse neza kuri we, nkubwire neza, ubatse neza kuri we, imwe mu miruho itangira kugwa, imwe mu miruho itangira kugwa. Iyo mureba depression dufite, iyo mureba depression dufite, ejo bundi nahoze ndeba imibare statistique, nahoze ndeba ziteye agahinda, yikubye inshuro zirenze 8. Statistique za depression ikibabaje kurenza ni hagati y'imyaka 18 na 39. Ni mwibaze na iyo depression y'umujene ni nyabaki, uragira ngo se nuko adafite ibimukwiriye? No, dufite pressure y'ibintu tudakeneye. Nimushaka ijambo Paulo yanditse ibice 6 umurongo wa 6 yandikira Timoteyo wa mbere, aramubwira ngo niba mufite ibyo kurya n'ibyo kunywa bibakwiriye munyurwe nabyo, ngo kuko kwifuza amafaranga n'umuzimu byose, ngo bamwe bafuje bihandisha imibabaro. Niyo mpamvu nyine tudeprima, twandisha imibabaro. Umwana nka papi ndakuruta, ndabyemerewe, umwana nkawe nibwo gitarantura ngo urashaka gutunga V8, ngo ngiye nanjye ngira inzu ya etage kandi muri Vision City, kandi so yapfuye ufite imyaka 3, wize muri Ecole do, uragira ngo bigende bite? Uri umuswa gusa. Ngo hanyuma rero ngo mwize ngo kwizera kwacu ni ibisazi, ngo nibisazi, ngo inzu ndayifasha. Uzarinda ugenda utayifasha, uzarinda upfa utayifasha. Ndababeshyera se? Umukobwa nahangaha yenda dateye neza, simbyanze, uri mwiza, ariko urota ni umuhungu utabaho, muremure kandi mugufi, wateruye ibyuma, ukora muri banki, ukarota bameze batyo. Wowe ubwawe ntasi ngombwa, akamvuga kuri na mwiza, wize ukijijwe, kandi ibyo wabikura, ibyo bivangira mu muntu umwe. Turi mu ijuru, bivangira mu muntu umwe. Umuntu wize nta mwanya wabonye kujya muri gym, ntibyumvikana se? Waba uri umuhanga sikora umwanya kujya muri gym? Umuntu ujya muri gym akamera kwa kundi akora akazi k'ububonsa, turajyana naho umu intellectuel nyine atinda mu bitabo, muremure kandi mugufi, bize muri Amerika, uvuga icyongereza kandi wowe no kukivuga ni ibyo rero bitaza tukadeprima. Twagize ikizunguzungu, tumeze dutya, ni ikizunguzungu. Ikibazo si Imana, ni imitima yacu tubatse ku rufatiro. Turabyemeranya? Reba ibikubuza kusinzira, mu by'ukuri urabikeneye, utabibonye hari icyo waba. Ndagusabye urebe ibikubujije amahoro, utabibonye hari icyo waba. Iyo usazwa na iPhone 12 14 ubu utayibonye wabiki? Ntabwo ucata. Snapchat ntijyamo, siyo nzi mukunda mwese. Snapchat ntijyamo. Wayibona ugasara iPhone 14 kandi ugufite 12 warasaze. Ndagira ngo umenyeshe hasigaye amezi 6 arabahaje Kenzi kurikirwe na Seza, uzagwa mu nzira. Tutavuze kurushanwa kuzuye ishyari, tubana ha mu rusengero. Nkubwire, uwubatse neza ku rufatiro, hari imiruho yatakaye kera, imiruho yatakaye kera. Twifuze natwe abapasiteri tugushwa n'ikizi ngo ntabwo nagiye muri business class, si mu ndege, ntugerayo. Hederi mwebwe nimwanyohereje limuzine, nkasaba limuzine kugira ngo ngere hano. Uteze moto ntuhagera, si ibyo bibica.
ugasanga umwana w'umukobwa yarashize ngo arashaka umusore ugiza kumutahana ngo akamugeza mu rugo. Si so si nyoko byaragusazije mu mutwe ngo agomba kujyaza, nanjye simfite untahana. Ingorane ntiwubatse neza ku rufatiro, nibaka neza ku rufatiro Yesu akakunyura akakubera ishingiro ry'ubuzima, izi depression zizarangira. Nabwo bavandimwe, ubu nibwo tugowe kuruta nyuma ya 94. ubu nibwo tugowe. Nimumbwize tutagira inzu, tutagira ibyo kurya, tutagira umushahara, tutagira amashuri, tutagira ababyeyi, tutamenye tubana n'imirambo y'abacu. Bavandimwe, ubu nibwo tugowe ku buryo dukwiye gusazwa n'iby'isi. Birambabaza rubyiruko rwacu, murambabaza vraiment. Ubwo mwakunze iterambere, umurimo muri rukanga no gutera imbere, ntibizanwa no gusara. Shaka uboroga urebye, ahubwo bazakurasa mu mutwe wibye. Buhoro buhoro wakoze mama pastor gutanga ubuhamya, gutanga ubuhamya. Ariko cyo tuza hano ubona ko ntimusinambaye neza, ni sawa? Hari igihe twatizanya gikote tugiye kubwiriza, rikaba ari rimwe, uzabwiriza akaba ari uryambara. Twatizanyije, hari ipantaro twagiraga yitwaga ikanzu ya Yesu, yari imwe ku buryo bagezeho kandi ababitubatije n'abakobwa ati ya kanzu ya Yesu se murayizana, ukayambara ukayifura ukayambara. Ona hari ipantaro wambara ukagira ngo igira amabara, hano ugasanga n'umweru, hano n'umukara. Hariyo nagiraga bitaga jupe kilote, nene rehawe na grand frère, noneho wayambara ikagizenguruka ntubimenye. Noneho nkayizana ugasanga umukunju hano wageze aha ngaha, simbimenye nkajya ngira gutya ati ya jupe kilote wayambaye. Ntabwo twasaze, ndabizi neza. Daire guhuza ibyo nkubwiye n'iyi shusho ureba biragoye. Ndabeshya se? Ibyo nkubwiye no guhuza nge biragoye. Wisara rero nawe bizaza. Kora, senga, ubaha Imana, wideprima hakiri kare, wirara udasinziriye, pfukama. Rimwe rimwe twarababembereje, iraje bigenzereza ibiki. Hindura imitekerereze, ahubwo hindura ibyo utekereza. Ntidushaka kubyemera, ariko ndabizi neza. Twebwe twese twicaye aha, ndabizi neza mwese ntimuzakira, mushake mudakarira. Iyo ni reality tudashaka. Mwese hano ntabwo mwese murabakirese, oya ibyo mwifuza ariko siko bizagenda. Abantu ngo ugomba kwihangira imirimo, hanyuma saba yikora bababaye. Hari abazayihimba, hari n'abazayikora. Urange ngomba kuba entrepreneur, ni byiza, gira ibitekerezo, bitanakunda saba akazi, ntabwo upfuye. Ejo nimuzagaruka afite ubwo Mana we, ye baba we, reka sose. Ejo nzababwira ibindi humura byiza. Oya, reka subire n'ukuri kw'Imana. Umbajije nge ikibazo isi ifite nuko tubaka neza kuri Yesu. Muribaza wa mukobwa waririmbye ya ndirimbo papi akunda, yaturirimbiye ivuga ngo ngende umukristo, warambagijwe n'umwami akanga kurongorwa kuko gusa dahuje nawe kwizera. Akaririmba ngo ngende umukristo, nicyo kintu gihumuriza umutima wawe. Nituramuka tugize abakobwa bahumurizwa umutima no kora abakristo, tuzabona Imana ihabwa icyubahiro. Nitugira abasore bataraba macu, abasore bataraba macu, banyuzwe koko na Yesu, iyi si izabona amahoro. Nitugira abagabo, nanjye ndimo, koko Yesu yahinduriye ubuzima, bafite izo nzozi, izi depression zizashira. Kugira ngo nuko tudafite ibikwiye, nuko tudafite ibikwiye, uko mureba nuko u Rwanda rumeze nabi.
mwebwe ntibitangaje bavuga uburyo twazamutse mu bukungu, dufite convention na arena, tukagira ibitangaza, none turimo turadeprime, imitima yacu ninyuzwe. Kandi kimbabaza yaba byabaga mu batizera. Hari ibiro biro nabonye swati twavuze Yesu nabi, icyo nicyo kinambabaza. Twavuze Yesu nabi, twamwadresheje ahataba adresse. Yesu ntatanga amamodoka, ari mu Budage, nyirayo yitwa Benz, ayagurisha miliyoni 50. Barababeshya. Ngiye nagiyeyo miliyoni 50, waba ufite make ukazigura za South Africa ni miliyoni 5 compress. Ntibanaguza, barakubeshye. Kubaka inzu bisaba nyine kuyakorera, wikwiba muvandimwe, ntabwo ari byo bikuye. Ntabwo ari Yesu yaravuze ngo nimubizi ko ubugingo bwanyu butava mu byinshi mutunze. Ubugingo buva handi, buri muri we, niwe soko y'ubuzima. Ntabwo ndi kubuza abantu gukora, mu nyumve neza, kora cyane ahubwo kugira ngo uzagure Benz yo mu Budage. Ariko wibeshyera Yesu. Yesu ntabwo yaje ngo dutunge Benz, aba yari ibyo turi mu gihombo. Twebwe uri mu bihombo we. Umva rero ikibasaza ngo Rutase ntayifite n'umwe wenyine. Ni Rutase n'undi umwe, babiri gusa, batatu. Abandi tugendesha amaguru, abandi enda turatega, abandi turakodesha. Ni babiri batatu n'abandi baziyongera, ariko si cyo kigaragaza ko Rutase yamenye Yesu. No, birukundi. Ejo muzagaruka, ndababonye mwese, niduhura mu muhanda nzabaza ngo kutagarutse. Ejo nzababwira itsabato yindi tugomba kujya tunyuzamo tukiga. Imana yivuze kwije kuri mirimo ibije gutunganya ibyasenyutse. Icyambere yasubijeho isi ya mbere, nicyo navugaga, yinjira mu buruhukiro bwayo. Iyo Mana iracyariho rero. Yesu aracyaruhura, Yesu aracyakiza, Yesu aracyatabara, Yesu aracyari inyuma y'ijambo rye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen.